kugira ngo umukoresha wawe akwishimire ni uko wubahiriza amahame n'amabwiriza aguha mu kazi kawe ka buri munsi, bityo ukarangwa no kugira umusaruro uhoraho. Iyo uzi neza rero ko uramutse ukoze ibihabanye n'ibyo yagusabye, ushobora kubura akazi kawe na wa musaruro wavanaga mu kazi kawe. Iyo uzi neza rero ko umukoresha wawe ari hafi yawe, yaba akureba cyangwa atakureba, ntushobora gukora ibihabanye n'amabwiriza y'akazi. Ibi ndabyita kubaha umukoresha. Bivuga ko utinya gukora ibibi hato utazaburana ka kazi kawe. Iyo ubaha umukoresha wawe cyangwa undi muntu, utinya gukora ibyo adashaka kubera ko uzi neza ingaruka zo kubahuka. Hano rero umukoresha yagereranywa n'Imana, naho umukozi akaba wowe cyangwa njyewe wakiriye Yesu Kristo. Ese twakagombye gutinya Imana? Yego, tugomba gutinya Imana kuko tuyubaha. Umuntu wese utinya byitwa kumwubaha. Dore icyo ijambo ry'Imana ridusaba. Imigani 8:13. Kubaha Uwiteka ni ukwanga ibibi, ubwibone n'agasuzuguro n'inzira y'ibibi n'akanwa k'ubugoryi nibyo nanga. Gutinya Imana rero ni ukwitandukanya n'ikibi. Ese ibibi ni ibihe? Imana yaduhaye ijambo ryayo kugira ngo tumenye ibyo tugomba gukora n'ibyo tutagomba gukora. Ibyo tutagomba gukora nibyo twita ibibi. Aha mu Migani 8:13 ibibi bivugwamo dore ni ibi: ubwibone, agasuzuguro n'inzira y'ibibi n'akanwa k'ubugoryi, kumva ko ari wowe uzi kurusha abandi, mwiza kurusha abandi, mbese kubona ko nta n'umwe ufite icyo akurusha, uba wibona. Ese wari uzi ko hejuru y'ibyo uzi hari byinshi utazi? Kuki se wumva ko ari wowe ufite icyo urusha abandi? Ubwibone rero bunatuma urangwa n'agasuzuguro, aho usanga utangiye kurangwa no kubahuka n'abakuruta kubera bwa bwibone. Urabona ko icyaha kimwe cy'ubwibone gituma ukora ibindi byaha byinshi, aribyo twita kutubaha Imana. Aha tuvuga ko uba wubahutse cyangwa utinyutse Imana kuko uba utubahirije ijambo ryayo. Naho inzira y'ibibi ni inzira yose ikuganisha mu cyaha. Abantu benshi bakunda gusiga icyaha amavuta, bakerekana ko wenda icyaha ari ugusambana, ariko se uwasomye umukobwa atari umugore we agamije gushimisha irari rye aba atakosheje? Ugasanga umuntu akweretse ko kunywa inzoga atari icyaha, nyamara usinda ahera kuri kamwe. Nuko rero biba byiza iyo ubyirinze, kuko kwirinda biruta kwivuza. Gutinya Imana rero ni ukwitandukanya n'ikibi n'inzira yose yakuganisha mu kibi. Zaburi 147:11. Uwiteka anezererwa abamwubaha, anezererwa abategereza imbabazi ze. Zaburi 34:10. Mwubahe Uwiteka mwabera mwe, kuko abamwubaha batagira icyo bakena. Abakorinto 2:7. Nuko bakundwa, ubwo dufite ibyasezeranyijwe, twiyezeho imyanda yose y'umubiri n'umutima, tugire twiyezesha rwose kubaha Imana. Yobu 28:28. Maze ibwira umuntu iti, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ubu bwose ni uburyo bwagufasha gutunga umutima utinya Imana. Ndagushimiye ko dukomeje kubana. Ndakurarikira gukomeza gusangiza ubutumwa inshuti zawe, abavandimwe n'imiryango. Nakagaruka. Imana iguhe umugisha.